mukuru wanjye mu nda turavukana yego ariko ngiye icyo ndifuza nuko nyine nk'ubu kazi mukuru wanjye yari afite amafaranga kuri telefone yego kandi kandi abana ba mukuru wanjye bakeneye kujya ku ishuri yego nyine nuko nyine ajya gutwara nyine Fani yaje nyine mu rugo bamuguze ku itariki 20 z'ukwa gatandatu yari yagiye hehe byari byagenze bite ni umuntu wari umuhaye pasi ya kazungu yego umuntu wari umuhaye pasi ya kazungu yamuhaye pase avuga yuko kazungu akora iki ari akahe kazi akora nyine ukuntu byagenze we nk'ukuntu ushaka kubucuruza akabari wenda nkaza nko kunywera iwawe nkakubaza se nta muntu ngeneye yuko twaba turi kuganira uyu mwanya ndaramubwira ati nta kibazo ngiye uwo muntu ndamufite nibwo yahamagaye bita Françoise rero araza nyine barasangira ku munsi wa mbere basangiye ari kuwa mbere nimugoroba kwa kabiri mu gitondo aramubwira ngo aze kuza ngamu ubunyobwa n'indagara hashize amezi ane yagiye ku itariki 20 ubwo naho wabibara ukumva amezi ashize yarane ukuntu byagenze muri ayo mezi ane wamuhamagaye ngo azatware ibiryo byo kurya babiri b'abapolisi b'ibigango special force ni umugabo kandi usubijwe aho afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro uyu mugabo arinzwe n'abapolisi babiri bamufashe hagati n'abandi babiri bamurinze ariko ntabwo ari aba gusa ni umugabo w'umugore ni umwihariko gusa twavuga ngo ni ubudasa oya ni umugome just Kazungu uvuga ko yakoranye ibyaha n'abantu benshi Sangwa na Kazungu reka dukurikire ibyo korana kwe icyo twifuza ajye nyine Fani ni mukuru wanjye mukuru wanjye mu nda turavukana yego ariko ngiye icyo ndifuza nuko nyine nk'ubu kazi mukuru wanjye yari afite amafaranga kuri telefone yego kandi kandi abana ba mukuru wanjye bakeneye kujya ku ishuri yego mu gihe rero icyo nshaka nuko ayo mafaranga afite kuri telefone ashaka kuba yayaduhagiye nkagura ibikoresho by'abana bagasubira ku ishuri yego Kazungu wenda yarasanzwe imbere mwari mubizi kazeranye na mukuru wawe ntabwo bahuye gute n'ububizi Kazungu se wowe wari usanzwe umuzi imbere ngewe ntabwo nari nsanzwe muzi yego mukuru wanyu mwamubuze ryari wenda hari umuntu ushobora kwibaza ngo mwamubuze ryari n'igihe gishize bavuga yuko Kazungu aramaze igihe kinini yica abantu mwamubuze ryari ku buryo wenda n'umuntu wese wakurikirana ku buryo wenda ashobora kuba yakurikirana n'amakuru neza kamubuze ku itariki 20 z'ukwa gatandatu uyu mwaka yego mukimubura mwakoze iki hagiye gutanga ikirego kuri RIB mwatanze ikirego yego kuri RIB babashubije ngo iki noneho mumaze gutanga ikirego dore yuko nimba ari umuntu mwabuze mu kwezi kwa gatandatu kugera mu kwezi kwa 9 RIB mujyayo bababwiye iki babahaye ihe feedback kuko mwari mumaze gutanga ikirego yuko mubuze umuntu kuri RIB twagiye kubabwira baradufasha baratubwira ngo bazaturebera hashize ibyumweru bibiri nibwo nasubiyeyo banyereza kuri Edikota Edikota mvuyeyo nyine ibyo birarangira uri kumwe n'undi mukobwa Kazungu umuzi ute Kazungu nawe wamwumvishe mu itangazamakuru cyangwa hari uko umuzi bitandukanye ngewe Kazungu nta kundi kundi muzi ngewe uko muzi nyine nuko nyine ajya gutwara nyine Fani yaje nyine mu rugo yaje mu rugo iwanyu wabonaga na Fani oya njye nyine ni inshuti ye nyine bisanzwe nyine numvise bavuga ko nyine yaje mu rugo aza mu rugo nyine ari nimugoroba bakubwira ko yaje n'icyaje ko n'amaguru yari afite imodoka yafite n'amaguru yego aka kagiye gusomerwa urifuza ko bamukatira uhero mukwiriye ndi kumva bamukatira burundu kuko ntabwo bakwiye kumusohora ku bakobwa wenda bagenzi babishwe batakiriho ari isomo mukwiye wenda kuba mwasiganira isomo musigaranye ubusesi twumviyeho twumvise natwe ubwo nitugenda natwe tuzashya okay
murakoze cyane. Turacyari ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro Kagarama, aho tukurikiye cyangwa tugiye gukurikira umwanzuro w'isomwa ry'ifungwa n'ifungurwa rya Kazungu Denis wishe abantu bagera muri 14, bamwe akabasiga mu mwobo yamaze kubica, abandi babiri bo baburiwe irengero, aho abantu bagiye batanga commentaire ko abangaba impamvu baburi irengero ngo Kazungu yaba yarabariye. Reka dukurikiye byinshi bigiye kubera hano, umwanzuro uza kuvamo hano turaza kubagezaho. Yaracya Kigali News 250, kandi twizere ko mwamaze gukora subscribe, ariko imiryango yabuze ababa mukomeze kwihangana. Nkuko twari tumaze kubivuga mu kiganiro kibanjirije yuko tuganira n'uyu mukobwa, uyu numwe mu bakobwa bavukana n'umwe mu bakobwa bahitawe na Kazungu. Ubwo rero twifuje kuganira nawe kugira ngo agire byinshi aza kudutangariza. Umukobwa nabashije kumenya ni Clemence, nimba nibuka neza, ngo hayi kaze. Mwiriwe. Ugiye kutubwira mwamenye ryari ko umuvandimwe wawe cyangwa se mukuru wawe yitabye Imana, cyangwa se mbere ho gato mwamubuze ryari? Twamubuze ku itariki 20 z'ukwa gatandatu. Yari yagiye hehe? Byari byagenze bite? Ni umuntu wari umuhaye pasi ya Kazungu. Umuntu wari umuhaye pasi ya Kazungu. Yamuhaye pasi avuga yuko Kazungu akora iki, ari akahe kazi akora. Ese iyo pasi yarayimuhayemo ngo bigende gute? Nyine ukuntu byagenze, we nk'ukuntu ushaka kubucuruza akabari, wenda nkaza nko kunywera iwawe, akubaza se nta muntu nkeneye yuko kaba turi kuganira uyu mwanya, ndaramubwira ati nta kibazo ngiye uwo muntu ndamufite. Nibwo yahamagaye bita Françoise rero, araza nyine barasangira ku munsi wa mbere, basangiye ari kuwa mbere nimugoroba, kwa kabiri mu gitondo aramubwira ngo aze kuzanga mu bunyobwa n'indagara. Agenda gutyo rero. Uwo muntu noneho wahaye pase Kazungu yari muntu ki? Yari aziranye te na Kazungu? Yari umukobwa, yari umugabo? Uwo muntu wahaye pase Kazungu ya mukuru wawe? No mama. Uwo mama se wamuhayemo pase mwabashije kumumenya? Twaramumenye. We ari he? Nawe ari Masaka. Mumaze kumenya yuko mukuru wanyu mumubuze, mwakoze iki noneho nk'abantu bo mu muryango wa Clemence? Twagiye gutanga ikirego kuri RIB. RIB yabashubije iki? RIB yaratubwiye ngo barakomeza badushakire bazatubwira. Kugeza amasaha bimeze bite? Kugeza aya masaha twe twaje kubunya amakuru ko Kazungu ariwe wamwishe. Nje hari ikibazo nifite wenda n'undi muntu umunyarwanda wese ukurikirana 3D TV, nakwibaza mwaje kumenya gute ko Françoise ari muri abo bantu bishwe na Kazungu?
kugira ngo tubimenye uwo munsi basangiye n'undi yari yamucyuye Kazungu yaramucyuye amuzana mu rugo noneho mukuru wanjye nyine kwa ko n'umuntu aba yinywereye agacupa yatashye yasinze nyine baramuzana aramuryamisha amaje kumuryamisha Kazungu arasohoka arataha rero we yagiye kumureba mu gitondo cyawo yego none ni igiki cyababwiye ko uwo muntu mukuru wanyu ari uwa ibimenyetso byamubabwiye ni ibihe byatumye mumenya yuko Françoise nawe ari mu bantu bishwe na Kazungu ese reka nk'urugero ye umamagaye ngo nze ngurebe kandi niwe naje kureba nkabura ese ngo wowe uri mwe wumva wabigenza gute kandi njye n'ikimenyemenye Kazungu ndagiye muhamagara nyine akambwira ngo rigobeza kujya mugenda nawe ngazangira nkuko yagize mukuru wanjye akabikubwira yego icyo gihe kibikubwira se ko mwatanze ikirego kuri RIB muvuga yuko mwabuze umuntu kandi na Kazungu ariwe bari bajyanye RIB yigeze kurikirana Kazungu ngo ndabaye babasha kumenya RIB yarabikurikiranye baranavugana aravuga ngo Kazungu yaragiye ngo nyine ngo nkuko ngo yaguraga ngo abakobwa ngo yaragiye ngaramugura ngarataha yego avuga ko atazi aho yagiye ubu rero uyu munsi nk'umuryango wa Françoise murifuza iki ese mwabashije kuba mwahabwa umubiri wa mukuru wanyu wenda kugira ngo mube mwabasha kumushyingura ntabwo turawubona muri sende cy'ubuyobozi noneho mu rwego kugira ngo babehe umurambo wanyu muzawushyingure neza munamusezera bwanyuma ko yishwe urupfu rw'agashinyaguro birumvikana ko iyo wabuze umuntu bagomba kumushyingura neza mu cyubahiro cye njye ntabwo nasaba umurambo kuko ntabwo ari twe twenyine yiciye twe dutegereje ko nyine bazatubwira tuzashyingurira nyine tugashyingura abantu bacu bababwiye ryari ntabwo baratubwiye ntabwo tubizi ntabwo mubizi urabasaba iki cyewe se uvugira n'abandi muri rusange babuze abantu nyine ngewe ikintu nsaba nuko tugira ngo bino birangire nyine batubwiye tuzashyingurira tumenye ngo abantu ngo dushyinguye abantu bacu birarangiye nyine yego turi hano hari umusaza turi ku ruhande uriya ni papa wanyu uriya ni papa wanyu hari umusaza turi ku ruhande wowe uriya uri hano yego ni papa ko igihe Kazungu yazaga kuburana cyangwa aburana mu mizemere ibyaha byose akurikiranwa ko ari 10 ko tutababonye uno munsi nakaye gashya kawe kugira ngo muzi cyangwa ntabwo mwamenye amakuru yuko ari buze kubura twaje twakiriye dusanga byarangiye aka kanya ubutabera mushaka kuri mwebwe n'abandi batabasha kugera hano babuza ababo n'ubuye butabera kwe ubuvugizi badukorera kwe dushaka kumenya ngo bazashyingura ryari nyine kurumva niba bagikora iperereza tugashyingura tukamenya ngo umuntu dushyinguye nyine abacu twabuze nyine umuntu akamenya ngo aramushyinguye birarangiye abaturage bamwe na bamwe bakomeje kuvuga ngo Kazungu nagakwiye gufungwa muri gereza ya Nyarugenge nkuko yisha abandi ngo nayo bamwica urumva icyo cyo gisubizo kuko na leta y'u Rwanda ntabwo icyo cyane cyo kwitikiye mbajije abaturage bamwe baravuga ko bifuza ko Kazungu yakicwa nk'umuntu wisha abandi dore ko yabwiye umushinjacyaha cyangwa perezida w'urukiko ati izamu ni iryanye n'umupirano wawe mufite kuwufata cyangwa kuwuca amaboko yego njye ndumva yakwicwa yego byaba baye igisubizo kuri mwebwe kizima cyangwa ku batari hano ariko ntibahite bamwica uwo mwanya bakamanza bamubabaza yego twagiye twumva benshi bavuga ngo afungiye muri RIB abandi bakavuga ngo afungiye kwa Gacinya rumwe ko mugenzi wacu nabonye ubigarukaho cyane ngo ni mpamvu yaze yogoshwe ngo nuko hari ababanje kumwogosha ayo makuru namwe niko mwamwe bafite cyane ntabwo mbizi afungiwe yego muri aka kanya ubwoba bwose ku bakobwa cyane cyane ni Kazungu uranyura ahantu ati utaburi Kazungu wewe buri wese none uri umusore ugiye utandukanye nkuko ajya kujya kubasura uramubonamo Kazungu cyangwa uravati bose ntagareba ntabwo bose ari bamwe n'abantu bose ni bamwe yero Kazungu ibintu yakoze wenda abantu bose niko bameze oya ntabwo umuntu wese ari Kazungu nuko nyine ari byo tuba twishyizemo mu muryango mumeze mute kumva ko mwabuze umuntu wanyu Nye umuryango numva twarahungabanye sibwo ye n'ubyumva urumva wabura umuntu wawe koko n'uhungabanye hanyuma nzi neza ko tuye muri Gasabo kandi Gasabo ariho bagiye batunguruza ko ariho bakoraga abakobwa benshi bagiye batandukanye abandi bakagaruka bavuga ngo ni abakobwa bavanaga mu tubari muri za boîte abakobwa bicuruza niko bimeze shanje ntago mbizi niba naramenye ko wangiye yamwishe bindi ntago nigeze amenya amakuru yabyo turagushimira tuvuga ngo komera kandi
Imana niyo nkuru uwagiye n'abagiye baruhukiye mu mahoro kandi umuryango umukozi mukomeye. namwe murakoze kunkomeza. Iracyari Kigali News 150 twaganiraga na mukuru na murumuna wa mukuru we wishwe na Kazungu, aho baje kumenya ko mu bakobwa Kazungu yishe ari nawe yararimo. Turacyakurikiye isomwa ry'urubanza, biraza kurangira bite, biraza gusozwa gute? Twizere ko mukomeza kubana natwe mukamenya buri kimwe cyose uko gikurikira. Check sound fresh. Uri mu kigero cy'imyaka ingahe? 27. Imyaka 27. Wamubuze ryari hanyuma waje kumenya amakuru byari? Hashize amezi ane. Yagiye ku itariki 20 ubwo naho wabibara ukumva amezi ashize yarane. Noneho nyuma yaho umuburi hashize amezi ane wakurikije ukomeje kuburana kumurangisha utanga amatangazo kugira ngo be wamenya nibura se yaherereye. Kumva amezi ane warabuze umuntu ni menshi. Kuntu byagenze muri ayo mezi ane wamuhamagaye ngo azatware ibiryo byo kurya. Murumuna we yari yaharaye, nyago murumuna we mwana mubonye kandi mumaze kuba no kumubaza ishuro nyinshi nuko mamubaza yenda nuko ri papa yenda ni papa we yaba ariyo mpamvu, ariko hari murumuna we abikurikiranaga. None harampamagara ati mukuru wanjye namubuze, nibimeze bite? Arambwira ati hari umuntu wamamagaye ngo aze gufata ibyo kurya, atari ko kuva yagenda ntiyagarutse kuko nawe yari yajeje kumusura yaharaye umunsi umwe. None ubwo kuvuga ndamubwiye ntese telefone urayihamagara igacamo cyangwa nicamo? Ati ntabwo icamo. Ubwo aheruka kuvuga kuyihamagara none ahamagaye iciyemo, ubwo Kazungu niwe wamushuje ngo nukomeza gukurikirana gutyo ngo nawe nzagushyiraho mukuru wawe yagiye, ngo nukomeza gusakuza. Nuko ariko ubwo muri ibyo ngibyo ibyo mbese tutaramenya amakuru yuko ari we wamwishe. Ubwo nari nabwiye mukuru we nti wowe ujye ubimenyesha ubuyobozi, ujye kuri RIB ubamenyeshe ko twabuze umuntu. Noneho ajyayo, agezeyo baramubwira bati uzajya uza kwitaba rimwe mu cyumweru. Ayagiye amaguru arashyangiza, ndamubwira mba rero ushaka kwigwa wiruka niba ifunze niba se yaranapfuye tuzamenye, naba yafunze tuzabimenya nafungurwa. Uyu muntu afunzwe n'ubundi arafungurwa igihe agafungurwa. Dutegereza muri ubwo buryo rero. Ejo bundi rero nibwo nagiye kumvamo numva muri ayo makuru ngo ko Kazungu yisha abantu. Ndakenga ariko se ibyo birashoboka. None ubwo murumuna we wabikurikiranaga ko yari Masaka aho bamukuye. Ubwo nibwo yaje kumenya rero ko Kazungu nawe ngo ari wamuhamagarije Kazungu. Ubwo abashobora mumuna we nibubizi. Bisanzwe imyitwarire y'umwana wawe yarateye yabagaho gute? Abenshi bagiye bavuga ngo wasanga ni muri babakobwa baba badafite imiryango. Abenshi banavuga ati se kuki umuntu yabura umuntu we ntamukurikirane imiryango se? Ubu ntabwo mpari, ntabwo ndeba, unesura simu bari si ba nyirarume. Hano wabonye uriya uhagaze aha ngaha, uri uhagaze hano nawe ni nyirarume. Nese wavuga gute ngo ntagira imiryango imukurikirana kandi hari umuntu wamukurikiranaga yari ahari yaduhaga amakuru tukamubwira tutikora gutya kora gutya. Ubwo se umuntu yavuga ko ubuyobozi nibwarangaye niba uvuga ati yagiye kuri RIB ageze amaguru arashya. Ubwo uburangare bashinja? Ntabwo nabashinja ko ari uburangare. Ubwo se niba wenda nabo babishaka kugira ngo bakore iperereza bamenye uko bigenza. None se nk'ibijya Kazungu kugira ngo bimenyekane hashize igihe kingana cyarakwezi kwari kwashira. Aka kanya abantu bagera muri 12 bitabye Imana bamunasanga na mu cyobo, abandi babiri wenda barabura. Aka kanya imiryango yabo bantu bamwe bavuga ati baba tubashyingure, bakaba bamwe bataze amakuru uko bimeze n'igihe bazashyingurira imiryango yabo Kazungu yishe. Kuri wowe uri isabire cy'ubuyobozi mu bijyanye n'uko mwafata imibiri y'abanyu mukashyingura mu cyubahiro?
nta kibazo ubwo nibamara gukurikirana ibyabo niba bamukatira bakagira ibyo bamukatira ubwo bashobora kutubwira bati imibiri tuzayishyingura gutya cyangwa gutya tuyibahe muzayishyingurire ubwo tuzategereza ubundi wowe koresha phone Dokaze tubwite yakazungu kuranga nawe mushaka kandi uburinzi bwe twabonye bukomeye mama wari uri kumbwira ngo hari umuntu no murimo wazawe When